umuhanga ati urugo rwiza n'umugisha, urugo rwiza ni ijuru rito. Tujye gutura Nyagasani ingo zacu muri iri sengesho kuri buri munsi, kubw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana nimuhumure, turi mu muryango w'abana b'Imana. Kuba uri umukristo biraguhagije. Ngaya amasomo atagatifu adufasha guhamya ibirindo umuryango w'abana b'Imana kuri iki cyumweru cya mbere cya Noheli, umunsi mukuru w'urugo rutagatifu rw'i Nazareti, Yesu, Mariya na Yosefu. Tariki 26 Ukuboza 2021. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa mbere umurongo wa 20 kugeza ku 22, wa 24 kugeza ku 28. Igihe kigeze, Ana wari utwite abyara umuhungu, amwita Samweli, agira ati kuko namusabye Uhoraho. Muri uwo mwaka umugabo we Elikana azamuka n'umuryango we wose gutura Uhoraho igitambo nk'uko bisanzwe no kurangiza isezerano rye. Ariko Ana ntiyazamukana nabo, ahubwo abwira umugabo we ati ntegereje ko umwana acuka, nibwo nzamujyana tumwegurire Uhoraho, maze aba ariho azaguma. Amaze kumucutsa aramuzamukana hamwe n'ikimasa cy'imyaka 3, inshuro y'ifu y'ingano n'uruhago rw'uruhu rurimo divayi, amwinjiza mu ngoro y'Uhoraho i Silo, kandi umwana arakiri muto. Batamba cya kimasa, maze umwana bamushyikiriza Heli. Ana ati umbabarire shobuja, uhorane ubugingo shobuja, ninjye wa mugore uri iruhande rwawe ahangaha nsenga Uhoraho. Uyu mwana niwe nasabaga, none Uhoraho yampaye icyo namusabye, nanjye ndabumuhaye. Yeguriwe Uhoraho mu buzima bwe bwose. Nuko bunamira Uhoraho aho ngaho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 84. Nyagasani, amahoro n'ibyishimo nibiganze mu ngoro yawe. Umutima wanjye wahogojwe no gukumbura inkomane z'Uhoraho. Umutima wanjye n'umubiri wanjye biravugiriza impundu Imana nyir'ubuzima. Ndetse n'igishwi kibonera inzu n'intashya icyarishyiramo ibyana byayo. Ku ntambiro zawe Uhoraho, umugaba w'ingabo, mwami wanjye kandi Imana yanjye. Hahirwa abatuye mu ngoro yawe bakagusingiza ubudahwema. Hahirwa abantu bisunga ububasha bwawe, bahorana umugambi wo kugana ingoro yawe. Uhoraho Mana y'ingabo, umva isengesho ryanjye, utege amatwi Imana ya Yakobo. Mana wowe ngabo twikingira, reba witegereze uruhanga rw'intore yawe. Nyagasani, amahoro n'ibyishimo nibiganze mu ngoro yawe. Isomo rya kabiri niryo mu ibaruwa ya mbere ya Yohana intumwa, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2, uwa 21 kugeza ku 24. Nkoramutima zanjye, nimurebe urukundo ruhebuje Imana Data yadukunze kugeza naho twitwa abana b'Imana, kandi tukaba turi bo koko. Dore impamvu isi idashobora kutumenya, nuko itamenya Imana. Nkoramutima zanjye, ubu turi abana b'Imana, ariko ubu tuzamenya ntibiragaragazwa. Gusa tuzi ko igihe Kristo azigaragariza tuzaba dusa nawe, kuko tuzamureba uko ari mu by'ukuri. Nkoramutima zanjye, niba umutima wacu udafite icyo dushinja, dufite amizero yuzuye ku Mana, maze icyo dusabye cyose tukagihabwa, kuko dukurikiza amategeko yayo kandi tugakora ikinyura. Dore rero itegeko ry'Imana, nuko twakwemera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, kandi tugakundana nk'uko yabidutegetse. Ukurikiza amategeko y'Imana aguma mu Mana, nayo ikamugumamo. Kandi aho tumenyera ko Imana iturimo, nuko yaduhaye Roho wayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 4 umurongo wa 41 kugeza ku 52. Uko umwaka utashye, ababyeyi ba Yesu bajyaga i Yerusalemu guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Nuko umwana amaze imyaka 12 bajyana ko babimenyere ku minsi mikuru. Iminsi mikuru irangiye barataha, umwana Yesu asigara i Yerusalemu, ababyeyi be batabizi. Bagenda urugendo rw'umunsi wose bakeka ko ari mu bo bagendanaga. Hanyuma bamushakira muri bene wabo no mu bamenye. Bamubuze, basubira i Yerusalemu bamushaka. Hashize iminsi 3 bamusanga mu ngoro yicaye hagati y'abigisha, abateze amatwi kandi abasiganuza. Abamwumvaga bose batangariraga ubwenge bwe n'amagambo yabasubizaga. Ababyeyi bamubonye barumirwa,
maze nyina aramubwira ati mwana wanjye watugenje ute? Njye na so twagushakanye umutima uhagaze. Arabasubiza ati mwanshakira giki? Muyobe ko ngomba kuba mu nzu ya data? Bariko ntibasobanukirwa n'ibyo babwiye. Nuko ajyana nawe Nazareti agahora abumvira. Nyina abika ibyo byose mu mutima we. Uko Yezu yakuraga niko yungukaga ubwenge n'igihagararo, anyuze Imana n'abantu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uko Yezu yakuraga niko yungukaga ubwenge n'igihagararo, anyuze Imana n'abantu. Yesu, Mariya na Yosefu, muze muture mu ngo iwacu maze tugire amahoro. Amen. Umunyarwanda ati sinderibuye umwana arakura, kandi ati uburere buruta ubuvuke. Ushobora kugira ubuntu ukabona urubyaro, ariko se mubyeyi utabitaho wabutaniye na ya nzoka ihita yiruka nyuma y'icyo gikorwa kubyara nk'inzoka. Ababyeyi ntibikakubeho. Iyo foto yabibishye pe. Birababaje babyeyi, kubera icyorezo cya kirabiranya cyadutse mu ngo zimwe na zimwe. Nivugiraga kirabiranya yo guca inyuma, icyorezo cy'ubusambanyi. Akenshi dukunze kwibanda gusa gukumira icyo cyorezo, bigatuma ariho duhugira, dutakariza igihe, ducunga ngo ko ataguca inyuma. Iminota yose igashira aho ngaho gucunga mu rwikekwe, bikarangira twibagiwe icy'ingenzi mu rugo. Umwana, nk'urugo rugizwe n'umugabo n'umugore ndetse n'umwana. Umwana tukaba twamwibagirwa, twamwima ijambo. Icyacu kikaba ari gusimbuka imitego ya buri munsi, kwihishanya. Nuko uburere bw'umwana bukagenda bukendera, nibwo uzasanga nyine wa mwana yapfiriye hehe? Mwiterura. Nguko rero bakristo bavandimwe, tugendeye ku rugo rw'ifatizo, umuryango mutagatifu Yezu, Mariya na Yosefu, tugiye nonaha muri amasomo kwibanda ku burere bw'umwana, uburere bw'umwana mu rugo. Dore ko vocation, umuhamagaro wa Bikira Mariya na Yosefu mu gushinga urugo, ishingiro ni Yezu, no kurera Yezu. Rero bakristo bavandimwe, urugo rwose rudafite Yezu ruriho kumuguruko. Urugo rwose rutita kuri Yezu ruriho kumuguruko, kirabiranya, ni vide de sens. Ntirwamara kabiri, nta mahoro rwagira. Ese natwe Yezu niyo mahoro y'ingo zacu? Muri amasomo aryoshye cyane turazirikana ku byishimo by'umuryango ugendera hamwe, unité. Umuryango uburi hamwe burya n'ibyishimo. Bene abanyine Imana irabasanga. Nkaho mugano ugira uti umutwe umwe wifasha gusara ariko ntiyifasha gutekereza. Kandi ngo abajya inama Imana irabasanga. Urugo ruri hamwe, umwana, umubyeyi bari hamwe. Mu isomo rya mbere turabona umuryango wa Elikana na Ana n'umwana wabo Samuel, birumvikana bafata nzira urugendo nyobokamana bagiraga buri mwaka bagiye gushimira Imana. Bashimira Imana ibyiza itabonye kubagirira mu rugo rwabo. Bagize bati muri uwo mwaka Elikana azamuka n'umuryango we wose gutura igitambo nk'uko bisanzwe no kurangiza isezerano rye. Amen. Inshingano za pateri familiaris, gushyira urugo ku murongo, akaruyobora ku Mana. Muri iri somo tubwira ko umwana amaze gucuka, nyina Ana yagiye kumutura Imana mu ngoro ya Yerusalemu, ajya kumwereka umuhereza bitambo Heli, amwegurira Uhoraho ubuzima bwose. Amen. Iri zina Samuel mu Giheburayi Sham Elohim, uwo nasabye Uhoraho. Urugo rwa Elikana na Ana ni rwubahwe. Mu nyigisho z'umubano, abitegura gushyingirwa ntibamo gukangura abasore n'abakobwa ko gushyingirwa atari kurangiza irari ry'umubiri, la concupiscence. Kuko nubwo batunga abagore cyangwa abagabo iryaguye, benshi abazwi n'abatazwi, ibyo atari byo byakumarira irari ry'umubiri, kuko ni Imana gusa ishobora kurangiza irari. Ko ahubwo gushyingirwa ari intego eshatu. Iya mbere no gufasha Imana kurema, procréation. Ya kabiri, urukundo umwe bw'indatana ku bashakanye, l'amour mutuel entre les conjoints. Icya gatatu, c'est l'éducation des enfants, kurera neza Kristo abana Imana ibahaye. Iyo ababyeyi mu rugo bari bazi ko bari kurera Imana, ntakagombye guca inyuma undi, kuko nyine wibahetse ahubwiriza uri mu mugongo ugatoza umwana ingeso mbi. Iyo ababyeyi biyibutsaga nka Ana ko umwana wese ari ituro ry'Imana, ari impano y'Imana, bakajya bicara hamwe, bagasengera hamwe, bagasangira, bakumva ko atari bo bihamagaye mu rugo, ko ari Imana yabatoye aho hantu bari, rwa rugo rwiza, ijuru rito. Nk'uko muri ibyo Zaburi ataraka uyu munsi agira ati Nyagasani, amahoro n'ibyishimo nibiganze mu ngoro yawe. Amen. Babyeyi mufate mu mutwe ko urugo rudasenga rusenyuka. Urugo rudasenga ruraseba,
rugasobanya rugasopanya. Ntukifuze ko urugo rwawe rwaba indiri ya shitani. Mu isomo rya kabiri twazirikanye, Yohana intumwa araduha indi shusho y'urugo, la famille spirituelle, urugo rw'abana b'Imana, ari rwo kiliziya twinjiramo tubikesha batisimo. Ubwo Yohana yagize ati, nkoramutima zanjye ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzamera ntibiragaragazwa. Amen. Bakristo bavandimwe, ushobora kureba iyo uvuye ukabishobora, ariko imbere burya biragoye ko wahareba neza uko ubyifuza uko bizagenda. Biradusaba rero gukora cyane mu ngo zacu ngo zigire isura, zihumura ubuyesu, zihumura ubukristo babyeyi. Urugo rutagatifu rw'i Nazareti, Yesu, Mariya na Yosefu turwihimbaza none. Urugo rw'ifatizo. Iyo urebeye kuri uru rugo ntureba inyuma, ntusubira inyuma, urarukurikiza ugakomera. Nko mu isomo rya mbere, urugo rwa Elikana, Ana na Samweli, ndetse no mu ivanjiri batubwira urugendo rw'iyobokamana rw'urugo rutagatifu. Ubwo bagize bati, uko umwaka utashye ababyeyi ba Yesu bagiye i Yerusalemu guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Amen. Pelerinage. Bakristo bavandimwe, ntibigira uko bisa pe kubona urugo rusohokana, nubwo batembera bagafata kamwe, nivugira gacupa bari kumwe, ariko atari ukwikubira kumwe. Ibyo bibatera ibyishimo, ndababwiza ukuri. Byakarusho noneho bagakora urugendo nyobokamana. Ayo ni amahirwe atajya apfa kuboneka. Ababigezeho turabasuhuje, nimwishime munezerwe. Urugo rwanyu ni nk'ijuru rito. Mu birego umugore yaherutse kurega umugabo we ati, ntashobora kwemera dusohokana. Niyo twatashye ubukwe bw'inshuti ye, abanza kunyohereza njye n'abana kugira ngo hataza kugira ubona ko turi kumwe nawe. Ntitwigeze twicarana na rimwe mu ruhame. Abandi bashakanye hari ubwo mbona badodesha ibisa, bakagendana, bagatemberana, bakajyana ku rusengero cyangwa mu kiliziya. Ariko uwanjye mba mbona binamuteye isoni ndetse n'ishozi kuba twaba duhagararanye, nkabona muteye ishozi. Mbega agahinda k'uyu mugore. Bagabo mufata abagore banyu nk'ibiterashozi. Ubwo se hacura iki? Kandi byaba uwo mwashakanye aramutse aguciye inyuma, noneho urugo rwarusha kuba umwaku. Nkurura iyo foto y'urugo rw'umwaku. Nabo nyine badahuza, barira bakaryama ku muguruko, abo badasohokana, bataganira, lo dialogue, ntibakorana inama, ntibicare ngo bacoce ibibazo bibakikije, abo batabwizanya ukuri, umwe agasesagura undi agaserebeka, umwe ukwe undi ukwe, intatane mu rugo rumwe. Aho ni mu muriro pe. Aho bagenda intatane, amahoro akaba make, kubura amahoro mu rugo. Dutangarire muri ivanjira none uburyo Yosefu, Mariya na Yesu bajyanye mu rugendo nyobokamana i Yerusalemu. Ababyeyi bakaza gutaha Yesu agasigara, ababyeyi bakamushakashaka bakamubura. Dore ibyiciro nka bitatu bamushakiyemo. Abo bagendanaga, bene wabo no mu bamenyi. Aho hose ko ari hatatu niyo bamubonye, bigashushanya twebwe twese abinjiye mu muryango w'abana b'Imana, abakristo washakiramo Yesu, abavuye guhazwa. Yesu ukaba wamubura, kandi abenshi twambaye amashapure, ducigatiye Bibiliya mu ntoki, twari mu kiliziya, twari mu rusengero, twahawe Yesu, twarimo dusenga, twari turi Yerusalemu. Ariko Yesu atari hafi aho ngaho, umuntu akaza kumushaka akamubura. Nivugiraga mu bikorwa by'urukundo. Abo ngabo rero hafi aho ngaho nibo basohoka mu kiliziya mu isengesho, bagafatana mu ishyingu, bakarwana, bakagambana, bakohoka ku ngeso mbi, kandi ngo ari abasangira ngendo bene wabo wa Yesu. Uwahawe Kristo wese mu Karisiya aba ari mwene wabo wa Yesu, abamenye, abavuye Yerusalemu, abavuye gusenga. Kandi byaba nkaba nava gusenga ariko ngahitira mu nduru, ubwo Yesu nkaba ndamuzimije. Aha kubura Yesu kandi mwajyanye Bikira Mariya na Yosefu, bo barabibonamo ikibazo gikomeye, ko batabaho badatwaye Yesu, ko batabaho batari kumwe na Yesu. Nibwo n'igitaraganya basubiye Yerusalemu gushaka nde? Yesu. Yesu mahoro y'urugo rwabo. Gusubira i Yerusalemu bishushanya kongera ukwemera, kongera kugana ku isoko y'ibyishimo, ibyishimo n'amahoro, gukomera no gukomeza isengesho. Nibwo ubona Yesu, kubona Imana. Naho ubundi iyo ukomeje ugenda utari kumwe na Yesu, umera nk'ikinyabiziga moteri yapfuye kera, ukamera nk'umuntu utagira umutima. Kuri iyo foto y'umuntu utagira umutima, ukuntu aba ari kugenda. Muri iyi vanjiri reka tuzirikane ku gisubizo Yesu yahaye ababyeyi be bamaze kumubona. Yesu ati, muyobeye se ko ngomba kuba mu nzu ya Data? Amen, amen. Kuba mu nzu ya Data, inzu y'isengesho, inzu yo gusengeramo, maison d'adoration. Ngiyo Noheri ni ugusenga, ni ukuramya, ni ugushengerera, ni uguca bugufi. Ese njyewe iyo nabuze Yesu nsubira hehe? Inyuma hehe? Mushakira hehe?
wasanga amera nk'aho umupapa w'uri umuceri kubera ko rwajyanye ku isoko guhahiramo abana umuceri yarumwereye. Noneho yagaruka abana nyine baje kureba ihaho yazanye, nuko akisobanura akabwira ati bana banye nashakisha hose umuceri ndabura, nageze no muri papetori ndahashakira, nageze no muri kenkayori shwi aho dushakira Yesu. Ese ngiye gihe nagize crise nkabihirwa nkababara nkarengana, aho njya nibuka kujya mu nzu ya data guhashakira Yesu. Umupadiri umwe yigeze atubwira ati mwabapadiri mwe niba nakubura basi bazagushakire muri chapelle. Gushakira umupadiri muri chapelle, ese ngiye padiri yo nabuze banshakira muri chapelle cyangwa banshakira muri kenkayori? Igitangaje kuri iyi famiye urugo rutagatifu rwa Nazareti, ikigora ababyeyi benshi muri iki gihe ni ukureba utabyaye ku mubiri, nka Yozefu wemera guhangayikishwa no kurera uwo atabyaye ukarerera Imana. Ese wasanga nanjye nita gusa ko dufitanye amasano y'umubiri, amasano y'amaraso, ababyeyi banjye, abavandimwe banjye, bashiki banjye, bene wacu, basaza banjye, babandi bo mu miryango yacu, famille proche, nyibagirwa b'ingenzi abo dufitanye isano isumbi y'amaraso, isano y'ukwemera, abo duhurira mu kiliziya. Ese aho kwirerera cyangwa kurerera Imana wahitamo iki? Hirya kure cyane muri Afurika, umubyeyi umwe yigeze atanga ubuhamya by'ukuntu akana gato yibyarira mu nda kamwigishije uburere bushingiye ku isano isumbi y'amaraso, isano y'ukwemera, kurera abo tutabyaye. Ubwo uyu mwana umunsi umwe yiheranye nyina aramubaza ati mama, ari njye ari icyumba cyawe icyo ukunda cyane kurusha ikindi ni ikihe? Nyina ati ni wowe mwana wanjye birumvikana. Umwana ati none se mama, niba ari njye ukunda kuki ugenda ugasiga icyumba gifunze? Nyina aratangara ati niko wowe wasigira icyumba umukozi umuyaya? Ntabwo mba mwizeye. Umwana yanjye aramusubiza ati none se mama, kuki ujya unsigira amahoro kandi utamwizeye? Mu gihe nyina n'isoni nyinshi abuze noneho icyo yasubiza, ariko nanone kuvuga izina ry'umukozi bikamunanira kuko yivugiraga umuyaya, naho umwana agakomeza ahamagara amahoro. Nyina rero mu gushaka kwikura mu isoni no gushaka guhoza wa mwana kugira ngo icyo kibazo ntazongere gukimubaza, nuko nyina ajya ku isoko amugurira imyenda myiza y'agatangaza, imyenda ihenze. Nuko yagejeje mu rugo imbere y'awa mwana, umwana yanga kuyambara. Nyina amubaza impamvu yanze kwambara imyenda myiza kandi ihenze amuzaniye. Umwana aramusubiza ati banza unzanire n'amahoro imyenda imeze nk'iyi ngiyi unzaniye, hanyuma mbone kuyambara. Nuko nyina n'igitaraganya asubira ku isoko azana imyenda, birumvikana wa mwana nawe kwambara ya myenda, n'amahoro yambara ya myenda, wa mukozi wabo. N'ikindi gihe nyina yaba hari akantu keza agiye guha wa mwana, umwana akamubwira ati banza uhe n'amahoro, mahoro nawe wamuhaye. Nuko nyina kenshi yakora iyo geste abonye neza neza abuze iyo kwirwa, nuko nawe yiherana wa mwana amubaza impamvu ikintu cyose abanza gushegera iby'uwo mukozi. Nuko umwana aramubwira ati mama yi rero iyo mudahari wowe na papa, mahoro niyo unyuhagira, akanyambika, akangaburira, akanterura, akanyumvisha umunyenga, akampeka mu mugongo, akantembereza tugakinana nawe, akanjyana no ku ishuri muri gardienne. Uha mubyeyi guhera ubwo aratangara, guherwa ntiyongera kwitaho umukozi ngo ni umuyaya, ahubwo amazina mwana wanjye mahoro nk'uko nyine yari afite icyo sina. Mahoro rero yaje kuguma muri urwo rugo by'agatangaza, yishimiwe n'abo babyeyi, araharererwa, aba umwana muri urwo rugo. Bababyeyi ndetse baza kumushyingira nk'umwana wabo bwite, dore ko yari n'imfubyi. Rwa rugo baramushyingira, baramwubakira ababyeyi be. Amen amen. Maternité et paternité spirituelle, isano isumbi y'amaraso. Ese uyu munsi ntahanye iki? Kuba amahoro mu rugo, kuba nka Yezu mu rugo. Umubyeyi umwe ati ikizakubwira ko ufite umukozi mwiza mu rugo n'abana bazaguha ubuhamya, ku buryo batarya batamubonye, batakwambara batamubonye, wambika abana nawe ukamwambika nyine nk'umwana wawe nyine. Mbese yarabaye umwana mu rugo. Mahoro bakristo bavandimwe, no kwitondera umwana mu rugo kandi tukamwitaho. Umwana ntahwema kwigisha ababyeyi mu rugo ko ari ukuguma nyine mu nzu y'Imana. Inzu y'Imana ihuriramo abavandimwe, abagenzi, bene wabo wa Yesu, nta mucakara, nta mwigenge, nta muyahudi, nta mugereki, nta mugore, nta mugabo, nta mwana, nta muntu mukuru, bose ari bamwe, nta muyaya, nta kadogo, nta muboyi, ahubwo twese turi abana b'Imana, turi abavandimwe muri Kristo. Ngiyo famiye, ngubwo uburezi, urugo rwiza n'umugisha, urugo rwiza ruhumura ubuyesu, urugo rwiza n'ijuru rito. Tekereza nawe umubyeyi mu burere bwawe, iyo ukiza kurerwa n'ababyeyi bawe gusa, none se we utabafite, nguko ko kurera education bikorwa n'abantu benshi, abo mubana, abamenyi, abaturanyi, bene wanyu,
n'abandi benshi b'ingeri nyinshi, ba mwarimu ku ishuri. Ni nayo mpamvu utagombye kwimiriza cyane cyane ikene wabo, kuko na Yosefu na Bikira Mariya mu gushaka Yezu batamubone muri bene wabo ku masano y'amaraso, ahubwo mu ngoro, abavandimwe muri Kristo, la famille spirituelle. Naho rero mubyeyi guhera uyu munsi ucike ku ngeso, ku mvugo mbi yo kwita umukozi ukamuhamagara ba kadogo, umuboyi, umuyaya, umuja. Bisijya ahangaha. Izo ni imvugo nyine z'abategetsi, abanyacyubahiro. Ujye umenya ko mubyeyi mu rugo rwawe, niba koko rwiyubashye, umuntu wese winjiye iwawe ugomba kumwakira neza nk'umwana wawe, kandi nawe akagufata nk'umubyeyi. Relation mubyeyi mwana, mwana mubyeyi, ukemera ukamwitaho ukamukuza nk'amahoro nyine muri uru rugo, mahoro ushushanya Yezu, mahoro y'ukuri, mahoro mu rugo rwacu. Yamvugo y'Ikilatini nziza igira iti Patria est ubimuque est bene, ta patrie, ton pays, ta famille, et là où on est bien accueilli. Aho uzajya bakakwakira neza, icyo nicyo gihugu cyawe. Aho uzahagume niho iwanyu, niyo famiye yawe, nirwo rugo rwawe. Aho kuba umukozi mu rugo, naba umwana nk'amahoro muri uru rugo. Yesu, Mariya na Yosefu, urugero rw'ingo. Turabatumiye ntimukabure mu ngo iwacu, dore ingo nyinshi ziri gushaka gusenyuka kubera kubura Yezu mahoro. Mutabare, mutabare, mutabare Yezu, Mariya na Yosefu. Turakomerewe mu ngo zacu, muze muture mu ngo zacu, dusengere hamwe, dusangire hamwe, dusabane abana n'ababyeyi, duhuze kandi mudutoze kurerera Imana mu muryango mugari w'abana b'Imana. Yezu, Mariya na Yosefu, tubashinze ingo zacu, mudusabire buri munsi. Amen. Mwese na famiye zanyu, Noheri nziza. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Isi yose niyishime, Noheri nziza, Alleluia. Twabonye umukiza, umwana w'Imana, atuzaniye agakiza.